Imana iba yarakugabiye guha n'impano ukoresha cyane ivugabutumwa buhanuzi n'ubuhanuzi kwerekwa kwerekwa no kurondora ubundi njyewe kuva na mbere hose ntago mbizi ariko hari umuntu watubwiye ngo iyo Imana izagukoresha inabitangira kare kuva mu butoya bwanjye nahoraga niyumvamo idini rya ADPR nkazajya numva ADPR umuntu yambaza ati yemwa usengeraga he muri ADPR yemwa ubarizwa he muri ADPR hanyuma njyewe nja gusengera impano y'ubuhanuzi ntashaka guhanurira abandi narasenze mbwira Imana amasengesho y'iminsi 3 ndayakora mbwira Imana ati Imana ikintu cya mbere nkeneye nuko umwuka wera ukangira umuhanuzi nkajya nihanurira ibintu byose birambaho nkabibona umuhanuzi uraza kumpanurira nkamubona nkamenya n'ibyo arambwira ubwo nihagira umuntu uza kumpanurira ibyo utambwiye nzajya ndamenya yuko yavangiwe nyine hanyuma inshuti ni nziza cyane wenda nk'abahungu cyangwa abagabo umuntu wese uzajya uza nzajya menya ikintu kimuzanye iyo niyo mpano nasabye ariko nyine Imana itanga uko ishaka ntabwo yayimpaye gusa ubwo yampaye no kumenya iby'abandi ntabwo ari abahanuzi benshi babihabwa wenda nka gutyo kumenya ibintu umuntu atekereza n'iki ntabwo izo mpano zigirwa n'abantu benshi biterwa n'uko Imana igushaka ntago iza buri muntu wese buriya urimo neza wasenze ntacyo upfa n'Imana umuntu akaza kukureba mu rugo ushobora kwicuka itumenye ibyo agambiriye niyo naba ntasenze upfa kuba waje gusa ukandi ukahita ati uyu nguyu byagambiriye ni ibingibi tukaganira ibindi ukambwira uti ndagukunda I love you sheri wanjye ndifuza ko uzaba umugore wanjye nkikiriza kandi wowe icyo ushaka ntabwo ujya ubeshya Mana ntarabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya usezeranye umuntu kumutuzi Kigali nyuma ngo bikuyobera umujyane Nyamagabe kandi ntiwamusezeranya kujya muri Amerika no kubona visa bigucanga umujyane Burundi ntabwo usezeranye umuntu kumutuzi Kigali nyuma ngo bikuyobera umujyane Nyamagabe kandi ntiwamusezeranya kujya muri Amerika no kubona visa bigucanga umujyane Burundi shimwa Jeko nongeye kubasuhuza abakunzi ba Concorde TV show amahoro y'Imana akomeze kubana namwe njyewe nitwa David ninjye mugiye kubana muri kiganiro nkanakiyobora ariko imbere kuri kamera za Concorde TV show muri kuhabona umuntu mudasanzwe umenyereye kuri Concorde TV show n'umukobwa n'umuntu Imana yagiriye neza imuhagakiza impano nyinshi zitandukanye bimwe mu bikubiye mu kiganiro tugiye gukorana cyangwa se tugiye kuganira tutabatindereka tumwakire murakoze ndakwakiriye kaze na karibu yego twaganiriye kuri Gonarike ariko twifuza ko n'abakunzi ba Concorde TV show baza kukubona yego nizeye ko bari buze kugukunda irashoboka akenshi iyo turi mu biganiro by'umwuka cyangwa se by'iyobokamana cyangwa se ibiganiro by'Imana dutangirana n'isengesho ndagira ngo musabe dutangiye udusengera turagushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo tugushimiye kuri Imana yemeye kuturindira ijoro ryose tukaramuka turi amahoro n'ubuntu utagegerwa n'ababyeyi bakubyara n'ubuntu utagegerwa n'umugabo washatse cyangwa umugore washatse n'ubuntu utagegerwa n'abana wabyaye n'ubuntu bugegetse ku bundi uhabwa n'Uwiteka turagushimiye Mana tugushimiye yuko utwemereye kugera ahangaha turi izina ryawe nirihimbazwe eze imitima y'abantu bose kandi Uwiteka Imana Nyiringabo tubabare uko watubonye numara kutweza urukubane natwe muri aka kanya gatoya tugiye kuba imbere yawe amagambo yose tuyavuga beyejejwe nawe kandi Uwiteka Imana Nyiringabo amagambo turavuga azagire beshi afasha urakoze kuri Imana yumva gusenga mu izina rya Yesu amen yego tugaye kazi na karibu kuri Concorde TV show
umeze muti? tumeze neza urashima Imana cyane uri kumwenya nk'uw'Imana isize amavuta muri iyi minsi cyane yego reka dutangiye twibwira abantu kuri Concorde noza kuri Gonike warivuze ariko nanga reka tubibwe nabyo ntacyo bitwaye nitwa Niyigena byose Claudine yego ndo umukobwa dutuye mu karere ka Musanze mu murenge wa Cyuve akagari kitwa Cyanya hanyuma nsenga muri ADPR uri mu ADPR yego bajya bavuga ngo mu ADPR umukobwa uri ku isoko cyangwa utari ku isoko jewe ntago ndi ku isoko ndi ku isoko ku isoko s'abantu baba hari nabameze bate nyine urumva ku isoko ubundi nacuruje voka keshi avoka iyo uzicuruje ufata imwe ukayikata ukazajya wumvisha abantu bose ko iryoshe noneho hakaba igihe uri gucuruza avoka z'amazi zirimo amazi hakaza umuntu akaryaho ariko akumvira imwe amazi ntago ayishaka ashaka iy'umutsima cyane noneho akigendera hakaza undi muntu ushaka iy'amazi akagura noneho hari igihe ucuruza avoka z'imitsima cyane ba bandi bakunda iz'amazi ntabwo bagura iz'imitsima kandi banariyeho niyo mpamvu ku isoko ari habi isoko riremwa n'ababonetse bose abasinzi abasambanya abajura uvuye kwiba agahita aza mu isoko agacisha umwana kumvikana akagura ntago ndi ku isoko ntago usanzwe pe hari ukuntu nkubaza ikibazo nyine ukakinsubizanya urugero kandi ugatanga message ushaka gutanga uranga abadukurikiye iyi message batayumvise timba numve ko biryoshye ukaza nyine ukambwira uti impa namara kuguha utereka reka ntabwo ari wowe nashakaga niyo mpamvu utari ku isoko cyane uri ku isoko umuntu uri ku isoko waba ameze ate umuntu uri ku isoko iteka ryose ntabwo yubahukwaga na ba bandi bose haza uw'Imana yavuze uri ku isoko yego yewe ni ukuri nsubije neza pe aha turi mu karere ka Musanze mu murenge wa Cyuve akagari ni Cyanya yes ndagenda mbifata gakeya Claudine uri umuhanuzi uri umuvugabutumwa uri umukozi w'Imana mu buryo bwose butandukanye yego ibyo bintu bijye bikubangamira byose kuba umuhanuzi umuvugabutumwa Imana ikagwa n'izindi mpano nyinshi zitandukanye ntago bimbangamira yego ukaba ukibaza ariko Mana kubera iki ibintu byose wemera ko bimbaho oya ntago bimbangamira Imana iba yarakugabiye guha n'impano ukoresha cyane ivugabutumwa n'ivugabutumwa ubuhanuzi n'ubuhanuzi kwerekwa nukwerekwa no kurondora iyo ari umwanya wo kurondora iyo mpano irakora iyo ari umwanya wo kwihana n'ubundi impano yo kurondora irakora iyo ari umwanya wo kubwiriza nanone ntago wafata ijambo ry'Imana ngo uhite urihuza n'ubuhanuzi ni ngombwa kwigisha ijambo ry'Imana none se karimo umuntu muri kubwiza akahita nahanura biterwa nuko Imana yabimuhaye ariko nyine iyo ufite impano zingana nka gutyo igihe ugezemo nicyo gihe ukora igihe ugezemo niba ugeze mu gihe cyo guhanura urahanura niba ari ukubwiriza cyane nk'abahinzi hari udusozi ndatwa hari imirima bashize mu dusozi ndatwa iyo umwaka ugezeho bakavuga bati ni ibirayi ubwo nyine ni ibirayi iyo ari ibigori ni ibigori ntushobora gufata ikintu ngo ugihinge mu mwanya batashizemo wowe nufate nk'ibirayi kubite mu bigori oya agasozi ndatwa kemerewemo ikintu kimwe reka noneho mwibarize Claudine tubona agakiza mu buryo butandukanye hari ukuntu uvuka iwanyu ugasanga iwanyu barakijijwe ugasanga iwanyu ntibakijijwe bya bintu tuvuga ngo ni agakiza twonse n'igihe uvuka ugasanga ntibakijijwe n'agato wanavuga ibintu byo gusenga bakakwirukangaho cyane ukaba agakiza wishakiye weho agakiza utunze nakameze gate njye agakiza mfite ni Imana yakampaye abitaciye ku bantu cyangwa ku babyeyi burakizwa cyane nagira ngo none utubwire ishusho utarakizwa kijijwe ryari wari muntu kitarakizwa byaba ari ubuhamya ariko nakijijwe 2012 ubu 2025 imyaka 13 irashize nkijijwe ukijijwe yego tubwire ukizwa ruri he narindi wacu mu rugo hahandi nababwiye buno ndi
agaruka nkuko nashaka kubikubaza hari umuntu wansekeje ati David atinyizwa batinye nakishwa ndi mu kabari ati bankubise icupa ndapfa ngeze mu bitaro ndavuga ati none ko nangwaga bakankubita icupa mu rusengero ningere bazankubita icupa ati njya mu rusengero nikinira ngezeho ndakizwa undi akambwira ati bana nagiye mu rusengero meze nk'uri kwiyahura ibibazo bindenze ngezemo mfatirwamo undi ati nagiye mu rusengero burango nanagasomye buri muntu wese byanga byakunda ntabwo cyegetse cyane nk'uwavukiye mu muryango ukize ukijijwe utangira gukura mama wakujyana mu rusengero cyangwa papa wawe bigaza gutyo kandi nk'uwo nguwo kenshi na kenshi nta nubwo bafite agakiza gafatika naho rero nkatwe tuba twaravukiye ahandi hantu iteka ryose iyo utinjijwe mu idini n'ibyaha uryinjizwamo n'ibibazo cyangwa ibigeragezo wowe ni kihe cyakujyanye mu idini yewe nari ndwaye yego ugeze mu rusengero baragusengera ukize uravuga ati nanjye reka none mbindukire kumbitekerezo ntabwo nakijijwe kubera nakize yego ubundi njyewe kuva na mbere hose ntabwo mbizi ariko hari umuntu watubwiye ngo iyo Imana izagukoresha inabitangira kare kuva mu butoya bwanjye nahoraga niyumvamo idini rya ADPR nkazajya numva ADPR umuntu yambaza ati yemwa usengeraga he muri ADPR yemwa ubarizwa he muri ADPR wavuye kwiba yemwa usengera oya ntago nigeze niba cyegetse wenda nko kwiba uturyo ba mama batatumaye ibyo byaha hari ukuntu nyuma numva ari nk'akantu usimbutse niba kabaye nkagerageza kukakubaza kanyibutse njyewe ntabwo Imana yamfashe kare ni gutyo ndabikubwira Imana yamfashe kare kandi nakuze ntari wa muntu ugenda kuko ntago nagendaga n'ubuhamya nzabutanga ikindi gihe ariko nuko hanyuma rero niyumvagamo ADPR hanyuma maze aho ngaho 2012 hari umukobwa waje kuntumira arambwira ati ndashaka yuko uza kumbera umushitsi muri ADPR numva ndasubijwe cyane ngiye kumenya hiryo dini riba hanyuma rero ngezemo mpita numva ADPR ndayikunze numva sinzayivamo umunsi nagiye ni nawo umunsi nakomereje ko nkajyanjayo yego umunsi nageze muri ADPR bwa mbere ni nawo munsi nafashe umwanzuro wo gukomeza kuba muri ADPR uguma muri ADPR ubamo umukiso muri ADPR sasa rero reka dusimbuke umaze gukizwa ugiye muri ADPR ni gute waje kwakira impano z'ubuhanuzi wazaki utarageramo wazaki warageze muri ADPR njyewe rero mbere yaho ntarajya muri ADPR najyaga impano yitwa kurota ariko nyine ntimbe nzi ko ari impano kubera ntari nzi ngo impano binibiki ariko nararotaga narota batwibye bugaca koko baratwiba narota batugemuriye n'ibyabo batugemuriye n'uwatugemuriye koko nkabibona nkarota ibintu byinshi noneho nkajya ndota ngo ndi umuhanuzi nkavuga n'indimi mu nzozi nkanahanurira abantu bose mu rusengero nkasanga nabasanjije vuga si ibintu nk'ubu nyine hajyaga nk'umuntu ugera mu rugo nkamubwira sha uzi ko ndotaga nka gutya na gutya akambwira okay ngewe ko nkurikije ukuntu urota kandi ibintu bikaba uzaba umuhanuzi nararotaga ntari nakizwa narota nk'ubu wakoze impanuka nagirwa umugisha n'Imana wo kukubona nkakubwira ati narose wakoze impanuka koko iyo mpanuka ikakubaho se kurota nabyo ni impano hari umuntu ugira impano yo kurota bura nanjye naraye ndose nimugoroba arose ngo kiri arose ngo kinyine oya ntago ndi bubivuge ahubwo ndatanga urugero mu bintu byo bimwe umuntu umwe ashobora kuba yarota biterwa nese hari umuntu utarota nta muntu utarota ahubwo biterwa buriya muntu wese warose ni impano oya ntago abantu bose none se ko abantu boba buzuye mu rusengero niko bose barabahanuza ni kwibaza kandi twese turarota twese turarota ariko hari umuntu uhabwa impano yo kurota hanyuma rero nararotaga bikaba
ninjiye muri ADPR rero nkagira umugisha w'Imana wo guhura noneho n'abahanuzi n'abavuga butumwa noneho nkazajya mbabwira ibintu nabonye nkanabasobanuza cyane noneho bakambwira bati wowe uzajya ugakomeza usenge turi kubona uzaba umuhanuzi kubati kandi noneho hari n'igihe batabimbwiraga mu magambo nkana hari n'igihe yabavugiraga mikavuga iti mwana wanjye nkugize umuhanuzi gutya na gutya yego hanyuma rero kuba umuhanuzi nabanjije nabisengera yego nara umunsi umwe ese mbibabwira kugira rero ngo nsengere impano y'ubuhanuzi iteka ryose usengera ikintu bitewe twagize amasengesho y'iminsi 2 muri korari batumira umuhanuzi w'umukobwa araza arambaza ngo Imana irambwiye ngo nkubaze ngo ufite imyaka ingahe ndamubwira ati mfite imyaka 17 arambwira ati reka data ahubwo Imana irambwiye ngo hari igihe umuntu acanganyukirwaga cyane akibagirwa imyaka afite imyaka yo gukora ubukwe yo kujya mu murenge warayirengeje igihe kigageze ngo ukore ubukwe ahubwo Imana igukoreye ubukwe none vuba byihuse kandi koko nayo mfite imyaka 17 hanyuma rero numva ndababaye cyane nyine kubera ko yarambwiye ibyo ntashaka nyine nibitariho hanyuma ndongera n'ubundi mpura n'undi muntu umuhanuzi n'ubundi turi mu masengesho ya korari arampanura arambwira ati Imana irambwiye ngo ufite abasore 3 muri gukundana kandi bose urabakunda wabuze ureka n'uwo wemera ati Imana irambwiye ngo ije kuguhitiramo ikwereke uwo muzabana w'ukuri kandi nta n'umusore n'umwe wari waza kuntereta numva ndababaye nja gusenga nsenga amasengesho y'iminsi 3 yakubwiye ngo ufite abasore utendeka nta n'uwari waza kumbaza ngo witwa nde numva ndababaye hanyuma njyewe nja gusengera impano y'ubuhanuzi ntashaka guhanurira abandi narasenze mbwira Imana amasengesho y'iminsi 3 ndayakora mbwira Imana ati Imana ikintu cya mbere nkeneye nuko umwuka wera ukangira umuhanuzi nkajya nihanurira ibintu byose birambaho nkabibona umuhanuzi uraza kumpanurira nkamubona nkamenya n'ibyo arambwira ubwo nihagira umuntu uza kumpanurira ibyo utambwiye nzajya ndamenya yuko yavangiwe nyine hanyuma inshuti ni ziza cyane wenda nk'abahungu cyangwa abagabo umuntu wese uzajya uza nzajya menya ikintu kimuzanye iyo niyo mpano nasabye ariko nyine Imana itanga uko ishaka ntago yayimpaye gusa ubwo yampaye no kumenya iby'abandi wowe hageze nk'umusore cyangwa umugabo uza kugutereta uhita umenya ati uyu yaragiye yego mpita menya ngo ni umusore cyangwa ni umugabo nkamenya niba azanwe wenda n'ibyaha cyangwa azanwe n'Imana byose ndabimenya yego ubwo natwe tukicinja mu irembo birashoboka ntago mbikubwiye ariko yego nyine ntabyo nuko kubitubwiye twakwiyaga bibabwiye hari igihe wenda waba waje unyereka ko usenga ukanambwira uti nta kibazo reka ngo ushire nka gutya na gutya ariko wenda ari nk'akandi kantu unkurikiye ubwo rero ndamutse nkakubwiye utararangiza kubikora wahita wisubiraho hari umuntu umwe wansekeje avuze ati buriya rero Imana ngo yaduhishe ikintu cinshi kinini ariko mbona icyo kintu yaduhishe yagihaye abahanuzi ati kwa wareba mu mutima wundi ngura ngo umuntu ni mugari ngurebye mu mutima we n'ibyo atekereza n'ibyo agambiriye wajya uhura n'umuntu wabona kunda akwanga ugahita umwica ntago ari abahanuzi benshi babihabwa wenda nka gutyo kumenya ibintu umuntu atekereza n'iki ntago izo mpano zigirwa n'abantu benshi biterwa n'uko Imana igushaka ntago iza buri muntu wese kuko hari abantu hari umuntu nigeze numva yo kuvuga ngo irondo ngo ryivanze n'ibisambo ibisambo bikagenda gukora irondo rero hari igihe Imana yahita igukubita impano nk'iyo ngiyo wamenya yuko nje kukugambanira ukankubita inyundo cyangwa ishoka yego rero iyo ubonye ufite umutima wenda ukomeye cyane ntago yayiguha buriya urimo neza wasenze ntacyo upfa n'Imana umuntu akaza kukureba mu rugo ushobora kwicuka uhita umenya ibyo agambiriye niyo naba ntasenze
upfa kuba waje gusa. Ukandi ukahita uvuga ati uyu nguyu byagambiriye ni ibingibi, ni ibingibi, tukaganira ibindi, ukambwira uti ndagukunda, I love you sheri wanjye, ndifuza ko uzaba umugore wanjye nkikiriza, kandi wowe icyo ushaka ari ukugira ngo wenda tuzajyane muri hoteli runaka turarane, utaye nanjye nahe, ariwo mugambi wawe ufite, ariko ukaza uri kumbwira uti urugo ruzubakika, nkahita mbimenya ko icyo ugambi yari ico ngico. Umuntu akavuga amagambo yakavuga gaca hirya gasasira akagira utakagira ute buzi byagambiri urase Claudine bibarese twacakomeje ikiganiro cyaje ko kano kantu rekandeke ko kasimbuka ko kubeshya ari icyaha, kubera ko umuntu mubeshya ukakima kuganira nawe uri kumujyarya ntago buri gukora icyaha, biterwa oya ntago ari icyaha. Ubundi iyo ari impano wasabye Imana, ntago Imana ishobora kukubaraho icyaha, kuko n'ubundi umuntu ukijijwe ntago ari ngombwa ngo yitura abantu nabi, uje wese umugana uramwakira. Cyane wenda nk'abantu barobanura amadini hakavuga ati idini nka gutya ntago naryemera, oya, ahubwo umuntu wese uje kugana uramugana nyine uramwakira ukamufasha n'ibibazo afite. Rero kuza ntago yaza ngo uhite umusubizayo ku irembo ngo kubera wamenye icyo ashaka, oya, araza ukamuganiriza, mugasenga, mukaganira, nyine akakubwira ibintu ku mutima we wose. Imana yakwemeza kubimubwira uti igendera ibyo ushaka ndabizi, ukabimubwira, ariko niyo itabikwemeje uramureka akagenda, Imana y'ubwayo ikazamwijyanira mutanashwanye mutanatukanye, akazajya anagenda ari kuvuga ati uriya mukobwa arasenga. Yego. Umva yawe abasore bwakabwo abasore bari kukumva. Reka twinyarukire, nuko rero urakomeje urarota usaba izo mpano, tugeno n'ubwambe utangira ngo guhanura. Bwa mbere ntangira guhanura nyine ibyo bikaze byari ibindi. Yego, byari ibindi byari bikaze cyane, ariko Imana igenda iduha imbaraga muri byose. Yego. Nyine ndagira ngo udishusho umunsi uhanura, bamwe batangira batitira, abandi bakavuga indimi, abandi bakaza bavuga. Ibintu byo gutitira byatangiye bikuza kuzura umwuka wera. Gutitira uvuga ko gutitira no kuzura umwuka wera, ukuntu umuntu yuzura umwuka wera. Yego. Wamutitiza. Umunsi rero ntago bihita bizira rimwe. Oya, agenda haza gake gake, uko ugenda usabana n'Imana ikajya igenda ikuzamura mu ntera. Uyu munsi ukava ku inegisi ejo ukajya ku nzu, ubundi ukava ku nzu ukajya kuri etaje, ubundi ukava kuri etaje ukajya mu Burayi, bijya biza gake gake. Hanyuma rero nabanjije nuzura umwuka. Yego, umunsi bwa mbere nuzura umwuka hari igitangaza Imana yari yakoze. Yari yampaye iniforome ya korari. Twari dufite ijipo y'ubururu n'agakoti k'umuhondo n'agasengeri k'umukara. Iyo niforome yose ihagaraye 12,000, kandi njyewe ntayo mfite. Noneho rero muri korari bayitangaza bavuga ati niforome turayigura mu byumweru 2. Hanyuma utazaba yayiguze tuzamwirukana muri korari. Ndagenda ndasenga ndavuga ati ndabizi mubo bazirukana ndi uwa mbere, ahubwo ndashaka yuko mpa iniforome abantu bose bakaza kundeberaho. Ndagenda ntago ari ukwirarira, wenda n'abantu turirimbana bazabibona. Naragiye babitangaje ariko wa gatandatu, ku wa kabiri mbona umuntu arampamagaye ntanamuzi, arambwira ati nituye ahantu hitwa mu Gikwege mu mujyi, none ndashaka yuko uza ukansura. Numvise ari ngombwa kuza kunsura tukaganira. Ndagenda ndamusura, yari ari umumama, ari umukire, afite imodoka y'ibintu byose. Arangije agambwira ati njyewe yari afite imisatsi igera mu mugongo, yagisize inzara, yambaye imyenda utashobora kubara, amaherena, ibintu byose. Arambwira ati ngende umugaturike, nsenga nka rimwe mu mwaka, sinzi nimba nanasenga n'igihe n'umwaka urangira ntasenze. Ati sindi umuhanuzi, simvuganaga n'Imana, ariko umwuka undimo unyemeje kuguha 20,000 ukagenda ukabigura iniforome ya korari. Nta namubwiye yuko dufite ikibazo cya niforome, ukabigura na Bibiliya n'indirimbo. Noneho nyine narindi umuvugabutumwa nje kubwiriza abantu bose bagafashwa, ariko nta Bibiliya n'indirimbo ngera, kandi ntabasha kubyigurira. Ndangije rero ndataha.
ntashe mpamagara umuhungu yari disipurine wa korari yacu ariko iwabo bacuruza bibiliya n'indirimbo nawe ayicuruza ndamuhamagara ndamubwira ati Imana yankoreye ibitangaza yampaye amafaranga 20,000 kandi ndaguramo iniforome nguremo na bibiliya n'indirimbo ibyo bitabo niwe wabingurishije anantwereramo 1,000 byari bagura 11,500 hanyuma arambwira ati ngutwereye 11,500 kubera ko Imana yabiguhaye hanyuma rero ndangije aja no kungura ibitambaro nyine by'iniforome haburamo n'2,000 nyine kujya nzana bidodesha 2 rero nabyo hari ukuntu Imana yakoresheje undi muntu arayampa inoti ya 2 arambwira ati ugenda urangure voka ucuruze numara gucuruza nyine inyungu urakuramo wongera ushore nugera ku rwego rwo kubona yawe uranguza 2 byanjye uzabinsubiza umunsi ncuruje bwa mbere mpita nunguka 2,000 ndavuga ati ubwo ni ya niforome ya korari Imana ishaka ko mbona ndagenda ndabitanga 2 bye ndongera ndabimusubiza hanyuma rero ubwo ya niforome nyine tugera ku munsi wo kuyambara noneho kubera ko gusaba Imana iyo usabye Imana ukiranuka iteka ryose irabiguha nagagiye nyine wamuhunga nguriye iniforome yanyeye ku kuntu ndadodesha n'abaririmbyi bose nyine baragenda ariko bakagura ibitambaro bidahuje n'iniforome nanyuma twagayambaye nyine ukabona buri wese yambaye ibye undi yambaye ibye undi yambaye ibisukwe hanyuma tuvuye mu giterane twari twakoze perezida agatwicaza nka korari ariko wa 6 mfashe bibiliya n'indirimbo bishasha ubwo n'iniforome nagayambaye ku wa 5 arangije arambwira aravuga muri korari ati itangazo rya mbere duhereyeho ni itangazo ribamenyesha ko mwambabaje korari inzira y'umwami mwambabaje kubone ejo twahurira mu giterane Nyarubande narabatumye iniforome nkabereka amabara muzagura nkabereka indodesho muzadodesha buri wese akigurira ibisa n'ibye ibiteye ukwe ati umuntu ufite iniforome muri korari inzira y'umwami ni umuntu umwe gusa ni Niyigena Claudine ejo ku cyumweru azayibitse mu sakoshi ndabizi kayifite none amateraniro arangiye tuzaza dutera intebe mu kibuga nka korari twicare Claudine agende mu icumbi ry'urusengero yambara iniforome ye azahagarare hano hagati muri korari mwese murebe uko isa murebe uko idoze murebe uko imeze iyo niyo niforome batumye ibyo mufite byose yego wuzuye umwuka ako kanya nuzura umwuka hanyuma rero uko ngenda nzamuka nagendaga nduzura umwuka cyane bigeze aho mvuga indimi bigeze nyuma y'indimi nyine Imana impa gusobanura yego yego reka tunyaruke ndashaka kwihutisha ikiganiro kuko dufite ibintu byinshi tugomba kuganiraho reka nkwibarize hari ikintu waba wibuka mu byo wahanuye ubwo bwa mbere gitangiye ntabwo wabyibuka ntabwo nabyibuka uretse n'ibyo mpanuye nyuma y'isaha ntabwo wakongera kubimbaza ngo mbyibuke ubu duhuye ukampanurira yego ntabwo nakongera kubyibuka keretse wowe nabibwiye ugarutse ukambwira uti burya wampanuriye gutya none byarasohoye cyangwa twongere dusenge bivuze ngo iyo uhanuriye umuntu reka nuko ngakwibuka ntabwo mbyibuka keretse ngeje ngakora ati Claudine uzi ko cyagiye wampanuriye yego tiwampanuriye ibingibi byarasohoye none se kari abantu ba muri kumwe wenda yaguhanuriye ibintu yarangiza kuvuga ati sinabiguhanuriye uzasubizwe ntumbwire biterwa nuko Imana yaguhaye cyangwa yakugabiye korari y'ababyeyi wacu yitwa Bahamagawe yararirimbye ngo bamwe bahawe gusenga abandi bahabwa kuririmba abandi bahabwa guhugura no guhanura ubagarira icyo wahawe ejo utazakinyagwa ukabura umweru ugahomba rero biterwa nuko Imana yakugabiye bivuze ngo nabyo birashoboka birashoboka sinabiguhanuriye cyangwa mu rusengero birashoboka ati nuya umusubizo zatanga ituro wa muvandimwe birashoboka ngari n'abamara kuguhanura ngo waguhanura guki ko babyibuka bakajya kubizirikisha bakajya kubisenga ngo ntibizasohore abo ngabo turabatunze ubu ukampanura ukajya kubifungisha ngo bitazasohora cyane harega uko ubona abantu birabura babaho n'abantu b'inzobe bakabaho niko n'imitima y'abantu itandukanye yego hari abavuga iby'ukuri hari n'abavuga iby'ubinyoma Claudine
hari ukuntu Imana uba uri nko mu rugo ikagutuma nko ku muntu yego ikakubwira ati genda umbwire wa muvandimwe iyi message nka message Imana yagutumye ugatinya kujya kuyivuga ni nyinshi ziba zinagoye cyane ziteye ubwoba ariko nanone Imana ibigucishijemo iguha n'uburyo urabivugamo n'imbaraga uri bugendane oya na Mose Imana imutuma kwa Farawo muri Egiputa ngo Mose yagize ubwo bavuga ati nyegeka ikimenyetso Bibiliya iravuga ngo Imana ikamubwira ngo fatira inkoni ngo ihinduke inzoka akavuga ati kibaye inzoka satishiga hasati ihinduka inkoni amubwira ati nugera kwa Farawo rero uzamwereke iyo ngiye akavuga ati natabyemera se ati nzajya ngenda nkwereke ibindi bimenyetso yego nangize hari message Imana yagutumye ukanga kuyivuga aya ubasano tuyivuge tu uyivuga ufite ubwoba ariko ukanayitanga bakaguseka bakagutuka bakagusebya ariko nanone wavuze ariko iyo message ubiyibuka cyangwa se Imana ikagutuma ku muntu gutya ibyo birashoboka hari igihe ishobora nko kuntumika mbwita igenda ubwire David ati nguhaye miliyoni 10 urumva ibyo ngibyo ni ibintu ikubwiye kandi biramara igihe kinini bikikurimo ntago wabyibagirwa ubyibagiwe nta wajya kumubwira ibintu navuga wenda ntabasha kwibuka ni kwa kundi duhuriye mu rusengero naje kubwiriza iwanyu Imana isimishurira ibyawe turi mu rusengero ndakubwira muri rusange ni muri rusange no mwibanga ni mwibanga reka mbivuge gutyo yego Imana ishobora kugutuma ibyo bintu ukabyibuka cyangwa se ntibyibuka reka nkubwiye Claudie bura byashoboka ko ushobora guhana nk'umuntu cyangwa se Imana ikamugutumaho message Imana yagutumye ntibisohore aya ntabwo byeka gusohora cyangwa se ugahana nk'umuntu mu rusengero akazategeza agaheba oya ntagaheba kuko njya mpura n'abantu benshi bambwira bati ibyo watubwiye Imana ibigucishijemo byarabaye byarasohoye ubwo nyine Imana ntabwo Imana ivuga ngo bihere gutinda bishobora gutinda ariko gutinda kw'amasezerano niko gukora amakwacu gutinda kw'amasezerano niko kurama kwacu muri ayo masezerano yawe ari gutinda ni ubu uri kurama nyine hari ikintu kiba kubwire nawe uraza kukinsubiza neza sibyo hari ukuntu umuntu muhanurira we n'urugero kamubwira ati ufite Imana iguhaye umwana yego kandi Imana ivuze ngo iguhaye umwana bimugoye muri ya myaka utari wagira utari wasaza yego umuntu waramuhanuriye yuhuye nawe ukabona byanze gusohora ntago ugira ubwo akavuga ati ko namuhanure bikaba byaranze abahanuzi rero nasomye ijambo ry'Imana Rambwira ngo Dawidi yibereye mu ishamba Imana yavugishije Samweli iramubwira ngo genda wimike umwana kwa Yesaya ndetse imwereka kari Dawidi amumena Samweli amena kuri Dawidi amavuta aramwimika umwami hanyuma rero ngo mbere yuko aba umwami witwaga Sawuli aramurwanya aravuga ati ntazajyaga ku bwami gihari njyewe Sawuli ngaramurwanya Dawidi rero ngo yigira inama yo kuja kubaza Samweli ati ibi bintu wabimanuriye wavagiwe wari wabeshe si wari wasinziriye si wari wasinze wari wambwira hanyuma rero ngo Samweli aramubwira ati hari Imana yabimbwiye kandi iyi Imana ntigibesha yabimbwiriye ku musozi witwa Inayotirama ngwino twongere tuyibaze neza ngo bajya ku musozi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nta nubwo bagezeho ngo batabarwa ahubwo batuyeyo bagumayo paka Imanisha Bibiliya iravuga rero ngo umunsi wa mbere Sawuli yohereza ingabo zo kuja gufata Dawidi ngo zimuzane kwa Sawuli amwice ngo zigere ku musozi zisanga hari abahanuzi bari kwikaraga bari guhanura ubwo bivuga ngo uwo musozi wari uriho abantu benshi ntago ari wowe ikibazo ufite ntago ari wowe wenyine ugifite hari n'abandi bafite ibirenze byawe hari abafite ibiri munsi yawe Bibiliya rero iravuga ngo izo ngabo za Sawuli zigeze ku musozi ngo zibonye ukuntu bari guhanuka zigavuga zitari kuhahagarara akabanza yareba ngo nuko zihagaze ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo umwuka w'Imana amanukira kuri za ngabo za Sawuli ngo nazo zirikaraga cyane ngo zibwira Dawidi ziti Dawidi we uko tureba twari turi ingabo za Sawuli yaradukudutumye ngo tukuzane akwice ariko Imana iravuze ngo baguhiga Sawuli ataguhiga uzaba umwami
ngo zigahita zinavuga ziti nta kuntu Imana yabiduhishuriye ko umwami uharagiye kuvaho ngo ahinduke Masekini asabigeze natwe dukomeze tumukurikira reka twigumire kuri uyu musozi twigumane na Dawidi uzaba umwami ngo Sawuli amenya amakuru yuko ingabo zahagumye ngo yohereze za kabiri ngo niza kabiri zihageze umwuka w'Imana zizaho ngo nazo zirahanura ngo Sawuli yohereze za gatatu ngo nazo zirahanura ngo Sawuli ubwo arihagurukira niko Bibiliya ivuga arakenyera ngo ageze ku kagezi ngahura n'abantu arababwira ati nta mwamba barira mukandangira aho Dawidi na Samweli bari ngo baramubwira batabaga ku musozi witwa Nayotiramu ariko icyo tuzi ko uwo musozi ni umusozi w'uburuhukiro ni umusozi w'ibisubizo iyo tuyejeje neza ukagera urahagwaga ngo Sawuli rero akimara gutandukana nabo ngo nawe umwuka w'Imana umuzaho apana kugera ku musozi wamujakire mu nzira iby'Imana ikora umuzakire mu nzira Bibiliya iravuga ngo atangira iyo ubundi wuzura umwuka uba wumva ibintu by'umujinya gahinda si kuremererwa ntago biza uhita woroha muri wowe cyane ntago ushobora kujya mu mwuka ufashe telefone iyo bataje kuyikwaka wanayijugunya hasi kameneka iyo ugiye mu mwuka uhetse umwana baza kumugukurayo kugira ngo atagwa hasi ubwo bivuga ngo nawe yuzuye umwuka intwaro zawe kwica Dawidi azijugunya hasi uburozi bwari buramuhitana abushira hasi ibintu hanyuma ngo nawe ageze ku musozi ngo we yikuramo imyenda yose bivuga ngo icyubahiro ndakirambitse yikuramo inkweto bivuga ngo ubutumwa nari nsigaje kuba muri iki gihugu burarangiye arambika hasi n'inkoni ngo aravuga ati Dawidi we naguhize inshuro nyinshi abantu bambona na batanambona naraguhize ndakurwanya ndajya ariko Imana yarambwiye ngo uzaba umwami yego icyo nari mbikubwiriye rero ubundi iyo wagize umugisha w'Imana wo guhanurira abantu abahanuza akazi bagira no guhora usenga iminsi yose wiyeza ugiye ukavuga uti Imana uzamfashe ibintu nabwiye runaka bizasohore iyo bikomeje gutina ntago ugira ubwoba ni nyine ni yamasengesho uhoramo niyo mpamvu kenshi na kenshi wumva amajwi y'abahanuzi yarasaraye bahora mu masengesho nta ko mbiya uri kuvuga ukuntu nta masengesho maze migi biragoye biraruhije cyane amasengesho umuvuga butumwa w'umuhanuzi ufite izo mpano zose ufite ijwi riri ku murongo biragoye baba barasaraye nyine kugenda basengera ibintu ibidasohora ibisohora byose akavuga ati Imana byihutishe batazakwita inyabinyoma iki ni uko nguko cyane ni nayo mpamvu kenshi ubona abakozi b'Imana batagira ibintu bya mirenge kubera iki ushobora kutagira ibya mirenge ntabwo ushobora kugira ibya mirenge uzabona utasi kuzamukana ibyifuzo by'abantu bisengera bavuze Imana igwaye ibya mirenge ntabwo washobora kuzamukana ibyifuzo yego Mana yanjye ufite ibya mirenge reka ntiwabyukira muri niba ture ababikora ni bakeya kwijana uzabirebe Imana rero niyo mpamvu ifata ukabona kenshi na kenshi yatumye abantu boroheje ibibona nyine bafite umwanya wo kubikora none sibwo oya ariko naza gushaka kantu ugiye kubwira dukomeze ikiganiro oya ako kantu naribuze kukambwira duhindure ikiganiro Korodi biragoye cyane kubona umwana w'umukobwa cyangwa se umukobwa ukorera Imana mu buryo nk'ubu aba afite imbogamizi nyinshi kuba ari umukobwa byonyine ni ikibazo sibyo Imana itarahindura ubundi buzima cyangwa ihindure stati abantu baba bamufata ukundi kuntu urabona aragiye ngo umuntu ugenda mu gitondo nimugoroba umuntu uraruvuga hari abasore bavuga ati reka uriya mukobwa sinashobokana nawe umukobwa uraruvuga ubwo namugeza mu rugo akagera aramuvugira hejuru urumva ni imbogamizi zo kuba umukozi w'Imana uri umwana w'umukobwa Imana iguha zino mpano z'ubuhanuzi nta kintu byagiye bikubangamiraho guhura n'inzitizi cyangwa se bikugore bikuvune birashoboka cyane cyane urugero nk'ubu iyo ukennye hari ukuntu ujya guhanurira wenda David ukamubwira uti David Imana iri mu ijuru irambwiye ngo nkubwire ngo iguhaye miliyoni 10 David agahita gusubiza ati miliyoni ngahe 10 miliyoni ngahe
icumi ni Imana ibikubwiye ati niyo muri izo miliyoni 10 yarayigiye kumpa ibiretse kuzizana ibanze kuguriyemo inkweto cyangwa ikuguriye isaha nk'umukozi w'Imana ni urugero ubwo nyine yabonye ko ntabyo ufite muri uru rugendo iyo uri umukobwa hari igihe Imana igutuma ko umuntu wenda ufite imyaka nka 35 kandi wewe ufite 40 ukiri umukobwa ikakubwira iti genda nk'ubu nkawe ikagutuma ku mwana w'imyaka 15 ikakubwira iti genda ubwire Christine Imana igukoreye ubukwe izanye umugabo mwiza cyane akakubwira ati ariko singiye reka twibwirane neza ubundi nitwa Christine wenda ntuye i Kigali mfite imyaka 35 wowe ufite ingahe 40 none si Imana yakwimye wowe uko undusha imyaka 5 ikaba itaramuguhaye ninjira muha genda uyibwire uwo yarira mpimukwihere urumva rero haba harimo imbogamizi nyinshi yego kuba umuhanuzi utarabyara ugahanura ngo Imana itanze urubyaro ni ikintu kiba kigoranye cyane uhura n'abagukubitanye n'ibisongo abakubangamira bakubabaza no kwari ukuntu hanura umuntu uti Imana iguhaye telefone yataci wowe ari matosho uri gukoresha yego kavuga ati si none Imana itarayiguhaye uri umukozi wayo ni njyewe irayiha ntanayizi yego utababaye cyane uri kurira ariko nanone Imana iba yagutumye iraburuka ikakubwira iti mwana wanjye tuza humura nicyo cyiza cy'Imana ihita ibuhumuriza ikakubwira iti humura komera nubwo biriya byabaye ko icyo narengambiriye ndanagikora wigeze kumbwira ngo yagiye guhanura ahantu ngagejejeho message bamwirukangaho ngo bamukubite yego ko batanagufunze ibibazo ntabwo byabura nyine turashaka ngo umenye imbogamizi wagiye uhura nazo aho ngaho muri byose ni nyinshi hari igihe kimwe nambaraga inkweto zitwa mwamini z'umuhondo zaguraga 1,000 cyangwa 900 hanyuma rero zaracikaguritse ukuntu Imana intuma kumugabira ambwira ngo genda umubwiye ngo muhaye imodoka nshasha kandi muhaye n'100,000 nta n'ikintu cyagurishije nta kintu mbese nta ruhara bigizemo nambaye mwamini nambaye nyine imyenda zitajyanye ibintu biraho ngaho musatsi waracuramye cakoze ngira amahirwe nkuyishamo agatambaro katajyanye n'imyenda nambaye mugeze imbere rero ndamubwira ati mvuga ukuntu Imana imbwiye ati Imana ndavuga ati tegambwiye ngo yiguhaye imodoka yiguhaye n'100,000 kandi nta murimo ugurishije nta kintu mbese nta n'uruhara ubigizemo arandeba arambwira ati ariko abarokore muri abasazi hanyuma si Imana ijya kuntabara kitagutabaye se arambwira ati muri byo 100,000 Imana yari igiye kumpa niyo modoka ibiratse kubizana ibanze kuguremo silipa z'1,000 ubwo nyine yabonaga arizo nkeneye ntaha mbabaye cyane ariko Imana irambwira ati humura icyo nashakaga gukora nagikoze nuko nego hashize icyumweru kimwe wa mugabo tuba turahuye araje arambwira ngo yemuko ngo hagarara ngo nubwo nagupinze ngo ariko nabonye uri mu mwuka w'Imana ngo bya bindi wambwiye narabibonye ibintu by'umuntu yapinze bisohora vuba cyane cyane iyo bigeze no ku byago we bibikindi cyane iyo bigeze ku byago sinzi wavuze ngo ibyago bisohora vuba kuruta cyane buriya ngo niba baguhanura ikintu cy'icyago ugapinga noneho ngo buca cyabaye nukavuga ati Imana yayisohoje Imana yayisohoje noneho ikintu gisekeje muri byose sonye kubwira twahuye n'ubundi za nkwetaga izo nambaye noneho ikintu gisekeje ntabwo yigeze afata 1,000 muri bya 100,000 ngo ajye kungurira silipa kandi yabonye ko nzikeneye nuko nguko hanyuma rero guhanura havamo ibintu byinshi abantu benshi barakwemera abandi bakagupinga abandi bakavuga bati nukwiyemera abandi bakagira habamo imbogamizi nyinshi ariko nanone mu bibi nimwe havamo ibyiza ariko ngo n'umuhanuzi hano ntibisohore ngo ntago yitwa umuhanuzi cyane n'ubundi baramupinga cyane ngo umuhanuzi yemerwa ariko bigize ute bisohoye ngo kandi ngo buriya ngo uzaba ukomeye ngaca mu bikomeye cyane ubu niba uzaba ukomeye Imana ibanza ikagucisha ku ikosi ukamanza ukikaraga iyo ngiyo yamara kubona ugeze ku rugero rwiza Imana ikagukurayo cyane n'umuntu wambwiye ngo uzi impamvu Imana ikunda kuvugana n'abanyabyaha
bati ni yihe none se nk'ikibiri ko bareshye ngivuga ngo ibazane hawe ngo mwangu umunyabyango iyo umuhanure ngo urende ni umuhanure ng'inzu arimo gukizwa vuba muntu ukizwa vuba uri gukizwa vuba ugahita umubwira ati Imana iguhaye inzu ngo ntako kanya biba nko gushyushya nanone Imana ikundaga abanyabyaha cyane kuruta abakiranutsi kuko reka nkubwire kano kana umukiranutsi aba ari uw'Imana iminsi yose Imana imureba ibona imushaka ariko umuntu w'umunyabyaha Imana ibimutereta imuzana hafi ni ngombwa rero imutindeho ngo niyo umubwiye ati Imana igukoreye iki ngikiba vuba kiba vuba niba imwe muri 100 hari segonde akahita abona ahantu ari gukura cyane akavuga ati ya Mana irakora yego harega kenshi ntabana yizera ibintu mubwiye ku Mana abayumva ari nk'ubuteka mutwe niyo mpamvu Imana ibisoza vuba yego yawe ntago babyoroshye nuko rero reka tunyarutse tugiye kumva ijambo ry'Imana ariko ndi kubanguranye ndi kwihuta n'akazuba kameze nabi Claudine akamumereye nabi Claudine kuva 2013 na kabiri kuva 2012 utiri 2025 ni urugendo rurerure ibyo byose wahuye nabyo ariko nanone ubwo wahuye n'ibintu bitari byiza ariko hari n'ibyiza wakuyemo cyane reka turi Imana imaze kuguha impano y'ubuhanuzi n'izindi impano zose zigiye zitandukanye nike kintu washimira Imana kuba yaragukora ibyo byose ugakizwa kuba mu Mana mbese nike kintu washima ngo n'undi muntu bikurikiye nawe asenga avuga ati Imana nanjye nyerekeza hariya ikintu cya mbere nashimira Imana iyo ukijijwe by'ukuri cyane Imana ikakugira icyizere ikaguha impano abantu bose baragukunda abeza abatari bakwiriye kugusuhuza mu yandi magambo baragusuhuza imodoka utari ukwiriye kugendamo uyigendamo inzu utakagombye kuraramo uyiraramo umuntu utari ukwiriye kukwakira mu rugo rwe akwakirana amaboko yombi cyane yego hanyuma ni byinshi cyane nashimira Imana ugenda uba mwiza iyo uri mu Mana ukabona ibyo utari ukwiriye kubona imyenda myiza irakwitaba iterambere rirakwitaba telefone nziza ukayitunga ibiryo utazi ukabimenya kubera yuko wasenze cyane nk'iyo uri umuhanuzi ugera mu ngo nyinshi yego nkajya ahantu nageze ntago wahabara nawe ndaje mpagera hari naho ngera bakanshuhiza amazi nk'umukozi w'Imana ati umukozi w'Imana uroga amazi ashushe kandi wacu oya ahubwo n'ay'imvura akambwira ati umukozi w'Imana zana imyenda uri bujye mu iteraniro wambaye tuyiguterera ipasi kandi wayo nta pasi mu gihe nta n'iy'amakara urumva Imana ikora byinshi rero ndayishimiye kuba yarantoranije mu bandi mu muryango wose ninjye ukijijwe hariho abana beza kundusha bafite isura nziza kundusha abo mu muryango wacu ubwo wenda reka mfatire mu muryango wacu hanyuma rero kuba Imana yarantoranije ikanzana mu bintu byayo ikangabira n'impano mbora mbiyishimira wagira hano bakagukiza utuza hano iwanyu n'ay'imvura nayo ubona yako cyane bakambwira ati umukozi w'Imana urafata iki nkavuga se mpitemo nyine ngahitamo cyangwa se uyu mugati uketse yego ukajya ukabona nka majoro ahagurutse mu rugo rwe araje agapfukama imbere yawe ati nsengera mfite ikibazo kingana gutya meya w'akarere runaka akaza ati nsengera hano ukabona araje akakubwira ati nsengera buri wese akaza kugutura ibibazo ufite urugo rwasenyutse akaza kukubwira ati ngira inama y'uko urugo rwubakika utarashaka ukamugira inama kandi koko rukubakika ni amahirwe rero ariko ubwo banza ukabaza amakuru ku Imana itanga ubwenge bwinshi yego kandi noneho abahanuzi bararema niko ijambo ryavuze muri Bibiliya yego iyo uremye biraba niyo wavuga Imana itavuze wenda nk'umuntu akaza akakubwira ati ngiye inama ugahita umugira inama wumva mu mutima wawe zije ako kanya Imana irabikora koko ukabona umuntu rwose araje yego Claudine numva Imana yarakugejeje kure
nyine kuko n'abantu ari ukuntu tuvuga ati Imana yaradufashije twita tureba mu bifatika etaje amamodoka meza tugenderamo ibitanda byiza turyamamo iwacu heza dutaha tukahita tureba mu bagabo beza Imana yaduhaye ariko burya haba ari byinshi umuntu aba yashima Imana hari umuntu wigeze kumbona mu minsi yashize atera amako ga story abona ka video kanje ko kamera y'umwaka ubuse ukumbona bana bari kuri kamera ntago bari kudeba abona ka video kanje kamera y'umwaka ahita avuga ati sha David tanenza ari kukunukaho yego arandeba ati hanenza ari kukunukaho pe yego navuga ati nzari kunukaho ati wari wakubwira amashimwe mfite yego ati nibwo wamenya agaciro nayo mfite kiragiye ati kiragiye ati ndi mu mashimwe ari kunukaho hano nararyaga maze yo ruba kandi ubwo none nawe ubwo yaba ati mu minsi yashize none mfite amashimwe n'ubu ngubu ubwo nk'ubu ushobora kwitondera ati David hari ikimana iri gukora nkaba ati nta mashimwe uzambara nyuma y'imyaka nk'itanu yego nawe akabona aka video kanje ko uyu munsi azavuga ati sha David 2025 biri habi kandi muri mu mashimwe yego ubwo rero nawe ni nkuko twabibara hari abantu bahita bibara mu bintu bifatika ama etage dutuze cyangwa se n'ibindi bintu byiza umuntu aba yarageze Claudine abana b'abakobwa gukorera Imana birabavuna yego usanga ari nk'iki kintu gituma abana b'abakobwa badakorera Imana uko bikwiriye abana bakobwa birabavuna gukorera Imana pe birabavuna bavuga ngo harimo ibishuko cyane ubundi hari umuririmbyi wavuze ngo ni data wa twese mwiza ngazi n'intege nkeya zacu ngaratukuyakuyaga ngo kugira turinde Satani abakobwa bagira imbogamizi nyinshi none iyo uri umuvugabutumwa cyangwa uri umuhanuzi runaka hari n'abagabo bigira inama yo kukubesha bakakubwira bati turagutumiye uzaze utubwirize tuba muri korari runaka kandi ari ibihimbana ari kugira bagufate hanyuma rero ni ibintu byinshi mbese n'imbogamizi nyinshi zihura n'abakobwa hari n'igihe uhura n'umuntu nka gutyo ukenye wenda uri umuhanuzi akakubwira ati nshingiye ku kuntu umanuriye ejo uzaze tujyane mu mujyi nkugurira agakweto keza cyangwa agakanzu keza nawe ukiruka nyine ukavuga uti buriya byanga byakunda ni Imana yego noneho wenda ukaba wari umaze n'iminsi ufite amakuru Imana iri kukubwira iti ndakwambitse ugahita uvuga uti ubwo nibwo butabaza Imana izanye yego wagerayo rero ugasanga wenda ni ibindi bintu yari yikenereye yego gukorera Imana uri umukobwa biragorana ariko hamwe no gusenga Imana igenda iturinda muri byose yego ni byinshi reka cyo mu ijambo ry'Imana gusa ariko nyine urumva n'urugendo rutoroshye Claudine dusiganye iminota mikeya sinzi ko ndaza kwimanaginga ariko Imana yabahaye umwuka utuyobora umwuka utugenga ni karibu bibumbura igitabo cyawe tugeze ijambo ry'Imana ni karibu mu ijambo ry'Imana amen tugiye gusoma ijambo ry'Imana turasanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko turasoma ibice 5 hanyuma dusimbuke dusoma umurongo wa 35 hari amagambo avuga ngo azura umwana w'umupfakazi azura umwana wa Yayiro azura umwana wa Yayiro akivugana nawe haza abavuye kuri wa mutware w'isinagogi bati wa mwana ko yapfuye uracyaruhigeze icyo umwigisha ariko Yesu ntiyabyitaho abwira umutware w'isinagogi ati witinya izere gusa ntiyakundira undi muntu kujyana nawe keretse Petero na Yohana na Yakobo mwene se wa Yohana wa Yakobo bageze mu muryango w'inzu y'umutware w'isinagogi ahasanga urusaku rw'abarira n'ababoroga cyane nuko yinjiye arababaza ati ni iki gitumye musakuza kandi murira umwana ntiyapfuye ahubwo arasinziriye baramuseka cyane arabaheza bose
ajyana se w'umwana na nyina n'abari kumwe nawe. Aja aho umwana ari, amufata ukuboko aramubwira ati Tarisa kumi, bisobanurwa ngo gakobwa ndakubwiye ntibyuka. Uwo mwanya ako gakobwa karabyuka karagenda, kuko kari kamaze imyaka 12 kavutse. Twakire neza amagambo y'Imana. Amen. Dusomye inkuru z'umugabo witwa Yayiro. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo uyu mugabo witwa Yayiro yari ari umutware w'isinagogi. Hanyuma ngaza kugira ikibazo, abyara akana kamwe k'agakobwa kagira imyaka 12 gatarabona kandi kana. Ntago mbizi niba yagazabyara kandi niba yari yaracuze ntabyo nzi. Ngarika kakana kagira ikibazo cy'uburwayi, ngo baravuza biranga. Hari igihe uvuza ukajya hirya no hino, ugashakira mu bucuruzi bikanga, ugashakira mu bworozi bikanga, ugashaka bikanga. Nta ku muntu aba ataragize. Hari n'igihe abantu babona umukene bakavuga bati niwe wigize ko yakura amaboko mu mufuka agakora. Ni gute umuntu yahora n'ibitabo mu ntoki ngari kujya gusenga, ariko nta ku muntu aba ataragize. Bibiliya rero yatubwiye ngo uyu mugabo witwa Yayiro ngo yitegereje ku butunzi asanga nta kigenda, yitegereza ku bantu asanga bagiye, ngo yitegereje ku mbaraga ze zose asanga zarangiye, ngo yiyambaza umugabo witwa Uwiteka. Ngo ageze imbere ya Yesu, ngo Yesu aramubwira ati hano muri ibi bihugu bitandukanye bigize isi harimo indusha nyinshi, harimo abababaye, harimo abadwaye, harimo abantu benshi bakeneye ubutabazi bwanjye. Rero Yayiro ugomba kwicara ugategereza igihe cyose ndi burangirize gusubiza abantu, cyangwa igihe ndi bubonere ari ngombwa kugutabara ndahita nza ngutabare. Bibiliya iravuga ngo Yayiro arategereza. Angategereje ngo umwana wararemba cyane, ugitegereje bazakwita umusazi, ugitegereje abasore bazaza kugukunda bakwange, ugitegereje bazakubwira bati waragumiwe, ugitegereje bazakubwira bati ntabyo usenga, ugitegereje uzacuruza uhombe, ugitegereje ibintu byose bizarangira inshuti zigushireho, ugitegereje ikoti uzarihamamo, ugitegereje ibintu byose ntabwo uzajya ku iterambere. Ariko ngo Yayiro ategereje umwana arapfa, ngo akimara gupfa ngo Yesu ahita aza, ngo aramubwira ati Yayiro we, mbonye kwihangana kwawe, mbonye no gutegereza kwawe. Uzi ko abandi bagiye kwiba wowe ugasigara? Uzi ko abandi bakobwa bagize imyaka nk'iyo ufite bakajya kubyara hanze ngo batazapfa bakabashiraho ikara, wowe ukaba utegereje? Yayiro we, mbonye kwihangana kwawe. Sika abandi bagabo bataye ingo bakagenda, wowe ukaba ukiri mu rwawe. Ngo aramubwira ati mbonye kwihangana kwawe, genda tugende njye kugukiriza akana. Bibiliya iravuze ngo bakivugana ako kanya batari barenga naho bari ngo hahita haza inkuru ngo y'abantu baje kubika, ngo baramubwira ngo ko wa mwana yapfuye, uracyari uhigeze icyo umwigisha. Ni kenshi na kenshi tujya dusenga Imana ikatubwira ngo nzabatabara. Mu gihe cyo gutabarwa ukabona ibindi biraje, nta kundi nyine ababitsi barahari kandi ni ngombwa ko babika. Ijambo ry'Imana rirambwiye ngo Yesu ntiyabyitaho. Yesu hari ibyo atitaho, Yesu hari ibyo atirengagiza. Abantu bose banteze amatwi reka mbabwire ko hari ibyo Yesu yirengagiza, ajya agenda yirengagiza. Kuba uriho hari ibyo Yesu yirengagije, kuba ukora bikemera hari ibyo Yesu yirengagije, kuba ugenda ugataha hari ibyo Yesu aba yirengagije. Kubw'abantu, kubw'imiryango, kubw'abarozi uba wahuye nabo ntago wakagombye kuba uriho uyu munsi. Impamvu hari ibyo Yesu yirengagije. Yego, Yesu yirengagizaga ko umuntu atandamye ibirenge, Yesu yirengagizaga ko bavuze ko utazashaka akaguha umugabo, Yesu yirengagizaga ko bavuze ko utazabyara ukabyara ugaheka. Yesu hari ibintu ugenda yirengagiza. Bibiliya iratubwiye ngo Yesu ntiyabyitaho, abwira Yayiro ngo witinye, hanyuma mwitinya namwe niko mbabwiye. Ijambo ry'Imana rero rirambwiye ngo Yesu ntiyagiye undi muntu akundira kujyana nawe, ngo ajyana na Yakobo ndetse na Petero bambe na Yohana ngo mwene se wa Yakobo, ngo ndetse n'uwo Yayiro. Ngo bakigera mu irembo ry'umutware w'isinagogi witwa Yayiro, ngo bahasanga urusaku rw'abarira, ngo ndetse n'ababoroga cyane. Uzi ko hari igihe abantu barira bakanasakuza? Uzi ko hari igihe amadeni asakuza? Uzi ko hari igihe inzara isakuza? Uzi ko hari igihe uburwayi busakuza bakakujyana mu bitaro, ibitaro biti turakunaniwe mujyane mu Buhinde ukagera bati ntago bishoboka. No mu Bufaransa hari igihe busakuza.
ngasanga basakuje bari kuvuga ati yo uwamubona azi kubwiriza ntiwamubona yaragumiwe, uwamubona azi kubwiriza ntiyamubona asabiriza, wamubona ari umuhanuzi ntiwamubona ari mwikodeye. ngo barasakuza, igihe abantu basakuza Bibiliya iravuga ngo Yesu yinjiye arababaza ngo niki kintu kiri gutuma musakuza kandi murira. Umwana muri kuvuga yapfuye ntiyapfuye ahubwo arasinze, ngo baramuseka cyane. Bamubwira ati tukubwira ibihamya si genda ukore ku birenge urasanga bikonje, nukora no ku gati murasanga kakonje kera, yemwe n'amaso yarerembuye nitwe tumaze kuyafunga. Ego mana ukore no ku matwi wumve karakumva. Umwana yapfuye duhari, Isaya yapfiye turayizi. Ntimukarenganya abantu bavuga ibyo babona. Mubohoke ku bantu, mubohoke ku bantu. Hanyuma ijambo ry'Imana rirambwira ngo Yesu arabaheza bose. Yesu agira ibyo aheza mu mpande zanyu, mu miryango yanyu. Yesu agira ibyo aheza. Yesu yaheza ubushomeri, Yesu yaheza inyatsi, Yesu yaheza amadeni, Yesu yaheza icyangiro, Yesu yaheza kutabyara, Yesu yaheza ibihombo, Yesu agira ibyo aheza. Yaheza icyangiro, yaheza abakuvuga, Yesu yaheza ibikurwanya n'ibikugora, Yesu yaheza ubudwayi, yaheza gupfusha. Yesu agira ibyo aheza. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo amaze kubaheza yinjiza se w'umwana, yinjiza na nyina w'umwana. Yesu azi se w'ikibazo ufite, azi nyina w'ikibazo ufite. Niba ari amadeni azi ko nyina ari amafaranga. Ntashobora gukora ikosa ryo kuzi iwawe atazanye se w'umwana, se w'ikibazo ufite. Reka niba ikibazo ari inzu, Imana ifite nyina wacu, ifite na se wacyo. Ntimugire ikibazo. Haleluya. Tugiye gusenga Imana ku rwego yururuka, kandi ntiyururuke gusa, yururukane na se w'umwana. Ubusemo yabyumvise? Nabyumvise. Imana ntize n'urutwe gusa. Njye nshobora kuza iwawe unaraburara ntinkuzanire n'ibirayi kandi wanjye mbyejeje. Oya, ahubwo Imana izi imanukanye se w'umwana na nyina w'umwana w'ikibazo ufite. Niba ari miliyoni 10 ufite muri banke, ise w'umwana ni miliyoni 10 izi zimanukanye. Niba ikibazo ari uko utabyara, imanukana abana. Ndagira nti mwoka byara. Niba ikibazo ari umusheri wabuze, Imana izimumanukanye. Ntibahari se? Ego mana, hari uduhungu twiza dukijijwe. Imana izimumanukanye. Ego izane se w'umwana w'ikibazo ufite, izane nyina w'ikibazo ufite. Data wa twese rero ngo yinjiye ku mwana, ngamufata ukuboko, ngaravuga ngo Tarisa 10, ngo bisobanurwa ngo gakobwa byuka. Haleluya. Ego mana nyingabo. Tugiye kwisengera Imana, tugiye kwisengera Imana. Aravuga ngo Tarisa 10, ibyanze kwemera nibyemere. Aravuga ngo Tarisa 10, umaze igihe kinini udepoza akazi karabuza ariko uyu munsi kakwitabe. Aravuga ngo Tarisa 10, wakoreye perimuratsindwa, uyu munsi nukora byemere. Aravuga ngo Tarisa 10, umaze igihe kinini ukundwa ariko bakakubenga, uyu munsi w'umugisha kwitabe. Aravuga ngo Tarisa 10, umaze igihe kinini mwikode, inzu y'umugisha kwitabe. Aravuga ngo Tarisa 10, amadeni yakubereye amadeni ariko uyu munsi yishurwe. Aravuga ngo Tarisa 10, Tarisa 10, Tarisa 10. Ego mana nyingabo. Aravuga ngo Tarisa 10, ibyari byaranze byemere, abakwanze bakugarukire. Aravuga ngo Tarisa 10, imiryango yakuvuyeho uyu munsi kwiteho. Aravuga ngo Tarisa 10, imyenda yose yarabuze ariko uyu munsi myizi kwitabe. Aravuga ngo Tarisa 10, Tarisa 10, nuvuga wemerwe nubwo byari byaranze. Aravuga ngo Tarisa 10, nguhaye kwemerwa mu muryango. Tarisa 10, iterambere rikwitabe. Hanyuma rero ngakimara kuvuga gutyo ngo agakobwa gahita kabyuka, ngo gatangira kuvuga, ngo kandi kari kamaze imyaka 12 kavutse. Ntago nzi ikibazo ufite imyaka ukimaranye, ariko uyu munsi Yesu avuga ngo Tarisa 10. Tugiye gusenga Imana. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Turagushimiye Imana. Nini wayasikame nivosha shabini watu taya sisi baba nini. Yesu Kristo uri Imana ishoboye byose. Hari ba Yayiro bategereje bitwa abagabo, hari ba Yayiro bategereje bitwa ababyeyi, hari ba Yayiro bategereje bitwa abakobwa, hari ba Yayiro bategereje bitwa abasore, kandi bategereje yuko uzururuka ugakiza kana kabo. Ikibazo ni umwana urwaye, ikibazo ntago ari uko batazi gukora, ikibazo nta nuko ari uko badasenga, ahubwo ikibazo ni uko umwana arwaye, kandi bategereje ubutabazi bwawe. Ijambo ryawe rirambwiye ngo umunsi wari ugiye gusubiza Yayiro,
bahise bahura n'inkuru ivuga yuko umwana yapfuye ngo ariko ntiwabyitaho. Hanyuma ugira ibyo wirengagiza ku bwoko bwawe buguteze amatwi aka kanya, ugira ibyo wirengagiza mana. Bavuze ko bitazemera ubyirengagiza ibyo ngibyo. Uwo babariye iminsi atazapfa ikigeni, ibyo ngibyo ubyirengagiza. Uwo bavuze ngo ntashashaka ubyirengagiza, ibyo bavuze byose ubyirengagiza. Ijambo ryawe rirambwiye ngo uhageze usanga urusaku rw'abarira urabaheza. Ugira ibyo uheza ku bwoko bwawe mana, ugira ibyo uheza ku bwoko bwawe. Kandi ijambo rirambwiye ngo nyuma yo guheza winjiza nyina w'umwana ngo ndetse na se w'umwana, hanyuma n'aba bagabo babiri ubazane, se w'umwana na nyina w'umwana ubinjize ku buzima bw'aba bantu bose baguteze amatwi ndetse no ku buzima bwacu. Hanyuma Uwiteka Imana Nyir'ingabo ngo uravuga ngo tarisa 10, bisobanurwa ngo ibyawe byaranze byemere, n'uyu munsi byanze byemere. Uyu munsi byari imisozi ubihindura ibibaya ku bwoko bwawe. Uyu munsi utugezi twose twayitwara kamwe wongera udufukure, imisozi yose uyikureho. Kandi Uwiteka ahari humagatanye nko mu butayu hacisha amazi, kubera kuri data wa twese mwiza. Urakoze. Hanyuma abarusha baruhure, abafite amadeni uyishure, abari mu bukode ubaha inzu, abatarashaka ubahe ababakunda. Kandi Uwiteka Imana Nyir'ingabo ababuze urubyaro ubaha urubyaro, abakene ubakize, abashonje ubagaburira, abambaye ubusa ubambike, abari mu nzu z'imbaho ubabohore mu izina rya Yesu Kristo. Abarwaye indwara zananiranye uzikize. Turasenze kugira ngo ugendere igihugu cy'u Rwanda, ugendere n'ibi bihugu byose biri hanze. Kandi Uwiteka iyi si yose uzenguruke, abantu bawe bose ubaha amahoro yo mu mutima ndetse ubuzuze n'agakiza, kugira ngo izina ryawe rikomeze kwamamara mu bihugu byose. Urakoze kuri Imana yumva gusenga. Ngaho ubuntu bwawe n'urukundo rwawe no gufashwa n'Umwuka Wera nibikomeze birangwe ku bantu bawe none n'iteka ryose. Amen. Amen. Urakoze mukozi w'Imana kutugezaho ijambo. Tarisa 10. Gakobwa ndakubwira ati byuka. Yes. Claude, reka tugane ku musozi w'ikiganiro cacu, ariko reka ntange ino nimero yawe kugira ngo uri buze kugukenera aze kukubona ko ntari kuyibona hafi. Nyuma ya Claudine iri hewe 0786151830 0786151830. Iyo ni nimero ya Claudine. Ukeneye kuganira nawe, gusengana nawe, byose birakunda mu buryo bwose bushoboka. Claude, turagushimiye cyane. Yego. Amen.